Twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye aho muherereye hatandukanye mu mpande enye z'isi. Amahoro y'Imana nabane namwe. Kuba bimeze neza dufatanye gushima Imana, kuba bitameze neza kandi namwe twihangane, twifatanyije namwe mu isengesho, wenda ejo cyangwa ejo bundi byazamera neza. Reka mbonereho rero mbahe ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi arebana n'imyidagaduro. Tujye kugaruka ku muhanzi icyamamare mu Rwanda gikunzwe na benshi, Itaha Iwacu Bruce, wamenyekanye ku mazina ya Bruce Melody. Ngira ngo uvuze iryo jambo Bruce Melody cyangwa se ugacuranga indirimbo zizwi nka Akinyuma, Katapira, Ikinya ndetse n'izindi, uwo ari we wese muri uru Rwanda ahita akubwira ati uwo musore ndamuzi. Uyu munsi rero ntitujye kugaruka ku rutonde rw'indirimbo nziza yagiye akora kuko zirazwi na buri wese, ahubwo ndashaka kukwereka tatuwaje cyangwa se tatu ziri kugaragara ku kaboko k'uyu musore. Bruce Melody abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yagaragaje amafoto ya tatuwaje iri ku kaboko ke, tatuwaje zigizwe n'abakobwa be babiri ubona beza rwose. Arangije nawe agaragaza ko yishimiye kuba afite abo bakobwa. Iyi tatuwaje biravugwa ko yaba yayishyirishijeho mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari amaze iminsi kugeza ubu. Akaba yashyiriweho n'Umuhinde ubimazemo imyaka myinshi, kandi ngo akaba ari n'umwarimu wigisha abakora uwo mwuga. Iyi foto ikimara kujya hanze byakuruye impaka mu rugo rwa Kibonke Clapton. Kibonke ati Bruce Melody unkozeho, abakobwa banjye nabo basheze, barashaka ko mbashyira ku kaboko. Mu magambo yuzuyemo gutebya cyane, atese aka kaboko kanjye urabona aya mafoto yajyaho? Ahaha, birasekeje. Ngayo nguko rero ni ibyiriwe inaha muri showbiz nyarwanda. Twongeye kubashimira kandi rero ku rukundo mukomeze kutugaragariza mubana natwe. Murakoze cyane, Imana ibane namwe.